maze rero bwiza bw'imotore ndaneshejwe wese kuwukunda n'imbaraga nke zanjye ibyo ntawe mbishinja wagushatse niyemere tugusangiye nyine ubwo nuko bigenda nanjye sinari nanze ejo kubaka nk'abandi yewe ndabizi ubu hari n'ubone naragenewe umbuze abantu nkanjye nitwe dusenya imiryango. Iyo gashyiga ijya kuzana ari umushike rwose nari umugabo yansanze ndi umuko bose babandwa umwiza ubambye amasirabo ku matama nyinjira mu mutima nk'umuriro w'amashanyarazi arakukumba buri kimwe nubatse nibura aho mpagaze abanze ejo nkiyakabate nawe se kandi gisanga mpakurinka. Ubundi abanzi ndakomeye intambara nk'izi nari nsanzwe nzirwana niyo byankidikaga bije netaga nirukana baringa nkavuma icyoka imvura itaragwa ngo hato ntiremahisha. Ubundi umugabo yibura mu mishinga nta mugabo yibuze mu nkundo n'ububwa rwose. Nk'ibi ni iki kuyu mwana w'abandi unyitaho uku yanga kanguma mu mutwe asa n'uwantuye mu gitwarira mbuza gutekereza n'ikindi arafise ukuntu aca twengari ntavyo ariko wakwitegereza neza ukabona iminwa yanze kubisa hirya ngo wirebere urwo ruyange burya n'impamvu imvura yacitse menya aho yagiye kuba ibituye umenye yanga guseka yeruye bikamucikira mu mbundo ngo hateje urwo rubura amaranye iminsi rutamucika rukaba amazi afite utwo yigira yaduteguye ukagira ngo tubangikanye na kamere bituma kwibira roho muri dogoma uruko uciye umuvuno ukaririrwa muri nteba wazana ubwenge akakurusha ubucakura yankije itera ikarara mu kiraro bwacyo undi munsi we yakimenyereye hehe no kongera kwanga umushumba cyangwa agakungu kurukurano n'amanyana gasigashira insa nta kandi gashinga wakayije amahe nzakujyana mu gashangiro kabahuye sitani ku munsi ukeye nkuraze mu kabahura ngaho cyo ndeka mbahe nzakujyana mu murera wa Nyange bagutaramira uruhanga aho simenzwe ngaho cyo ndeka w'incotoro wa Sebiyozo mwene kinesha inka yanjye Shumeri nyamara umenye ninjiwe n'urukundo. Ubanza ninjiwe n'urukundo rwo gukunda umuntu ufite urugo nari nzi kabizi ko yashatse ibyo nkorera ari umutima gusa rwose bibona ko ndi ikirara ariko arandura nkanoga mu maso yiwe nkabona byinshi mu ijwi ryiwe ryuje agahinda ati sinkugana kubwuriwe nkugana kubwomba we turi kumwe femme somable ntigarura uburyo mbitse amabanga ye cyane ajyanye n'urugo rwe ukora umugora kinumira ngo namuvugisha akiyuburura uko bashakanye mutetereza yagera aho ndubwa akitetera ukabambwira ko yarushye no kwicuza yuko yashatse karenga ikiragano cy'ubundi nige nkomeza kumva bivuze byinshi nagira ngo muhunge mugiye kure ati nicyo ushaka ariko sinkubure ko mbona umuhunga nshuti ntaryana kandi ubizi ngira uwo nsanga niba hari aho ubuzima bwanze humura rwose turi kumwe ntituzabona byose mu buzima gusa nanone icyo kimenye ntituzabura byose turi kumwe n'ejo ntiyishe amacumu ubwo nkavaho mwiyemerera ijuru ntikabiri n'ubundi ntigasenye urugo nyamara umenye ninjiwe n'urukundo. Nayitana afite ukuntu akuganiriza imyaka yakubwiye ukayibagirwa ahubwo ugatangira ukishyiraho utese ubundi imyaka sekwa ubwo duherukana rugero yasize ambitsemo imfunira ati maze rero ukubibona nanyuzwe cyane ubwashize nakunze ukuntu uri imfura umusoro w'ubutanywa inzoga utanakunda iby'amaraha rugero rwiza rw'abasore nakunze ukuntu yubaha n'ukuntu ubaha buri umwe ati sinzi niba umufite gusa arahirwa ugufite hahirwa uzagutsinda reka Imana ntishotorana nyamara ubanza ninjiwe n'urukundo. Ese abo bizihi mumbwire koko ruryana nk'amavunane ukumva uribwiye kure cyane kandi uhangayitsemo ukuntu ariko ukumva ari ntacyo bitwaye ugaseka impamvu ari ntazo ufite akanya ukikomeza nanone nk'uwari utwawe n'udusazi ufite it's okay cool down moments ye singaho nsaze nyamara ubanza ninjiwe n'urukundo ndamukunda cyane sinabihisha no kuba ateye sinakabizizi uruko tugiye jimu ndangarira umubiri nkanibaza niba yarabyaye koko bakobwa nimuze mutora isomo afite ukuntu azi inkuru nyinshi z'ubuzima n'ubunararibonye ntarabona ahandi aruta ingaragu nyinshi muri uyu murwa buri nguni yose y'ubuzima umujyanye musanga azobereye ibyo iyambwira hazaza h'ubuzima n'umuntu ejo yifuza kumbona mu gihe numva ari marayika murinzi musa Imana yampaye ingerageza ngo nimbura ubwenge ejo izanjugunye ese ubundi sitwe gisokuru cyane umubu cyemera gukundana mba mutima ibyuma bwacye bikazana urwabyo ntegereza yaronda ubuzahiguye cyangwa amahirwe azaremwe mu buzima wangura ubureje ukarwanira amazi nyamara
ubanza ninjiwe n'urukundo. Mugenzi umbonye wanyita umusazi, nyamara rwose ndi muzima. Iyo nanjye ntarabonana nawe imigambi iba yuzuye mu mutwe, rwose mba namuretse, inomero ziwe mba nazisibye, inama za Google nayobotse, nyamara araza nkishaka nkibura ingingo zose zikirekanya, yanyegera nkavugira mu matama nti ninshake mfese Kigali we. Uwoga yatinye n'ubundi bamaze kurohama, sintinya icyuma, ibyo ni ukuva kera, sintinya kubagwa mfite impamvu ndahatana, kuba nta n'icyo mpumburo yo narwanira icyo. Ariko se iyo nkuru yasanga nyina wa Rutenderi iyo mu mpinga ya Rubona na Gisanga, iti wa mwana wawe wari witeze ibirori yabaye ikirangirire ubu nirakiza, arasenyiza abandi uburira avuga mu murwa ko gahinda mama yazakomorwa nandi. Maze rero bwiza bw'imotore ndaneshejwe wese, kuwukunda n'imbaraga nke zanjye ibyo ntawe mbishinja, wagushatse niyemere tugusangiye nyine ubwo nuko bigenda, nanjye sinari nanze ejo kubaka nk'abandi, yewe ndabizi ubu hari none naragenewe umbuze, abantu nkanjye nitwe dusenya imiryango. N'iby'itegeko ni ntukifuza umugore wundi gusa, mana ubireba hasi ijya ubigize, nizere ko icyo utazakimbaraho ntashye, niba ntashaka kumugira nkaba ntabasha kumureka, urwo ni urusomwa niruze ninjye warwishigishiye urubori, iyo rwinjiye burya ntawe uhunga ububyimbe, nta kundi nyine ubwo ninjiwe n'urukundo nuko rurasanira y'abahonde nuko abahonde babaho. Murakishyuka mwishime, ngo abize amacumu y'abanzi ngo maze hawe imirishyo, kuko u Rwanda ruzira umwaga.